kuvuga ijambo nzi ko rishobora kungaruka urumva ariko ndivuge kubera nyine kubera ndabizi ko ngomba kurivuga ko nta wundi uzarivuga aba minister bagenda kuri pano ya Godfather ni ba minister nyabaki ugasanga minister nanjye ikiganiro yo ndimo nagira ni ikiganiro na Godfather njya numva ko at level of intellect ukuntu yasubiza ibibazo ntabwo iri ku rwego ku buryo yafata minister akaganira nawe erega abo ba minister nibo batumye abantu bamutinya yeah that's true kabisa abo ba minister hari umuntu uvuze ngo umuntu abagomba gucheckinga background umuntu akamenya wize henje Dumba nize Uganda nize primaire Imbarara nize Kiburi demonstration na P7 inza mu Rwanda nigindera predi mfite aba OB banje niga Nyagatare secondary niga biochemistry inza muri Africa niga aba minister bagomba kugenda as a minister uhagarariye abanyarwanda you don't know umuntu qualifications afite you just come you pop up nta background ye uzi ufite ntabwo tuzi uvuye ufite level of education ingana gute urumva level of education y'umuntu agiye kubaza minister wacu ingana gute kubera njyewe when I do just a mutual like you know a mutual dialogue na Godfather mba numva level of intellect iri hasi cyane urumva Dumba ikintu uvuga uramujama ukuntu ateye na character yiwiwe mani ni abantu bameze nkaho ari abantu tamenya niba barize en fait ni wa muntu deja kuganira nawe biragoye ugitangira kuvuga nashaka gutuma uvuga n'igitekerezo cyawe ngo kirangize as long as yumvishe mutari kujya mu murongo umwe ebana babipfuye ibintu uri kuvuga ibintu mutumvikanaho atangira kugukasa atangira kugira gute ikindi ntari stable mu biteki mu bintu bye uyu munsi abaraha ejo araha ntiwamenye ikintu ashaka n'icyo adashaka abaraha gusopanya ibintu byose abantu bose arasopanya kavuga se muniga what's wrong ikintu kirenze oya ibyo ni ibintu nk'umuturage wa mugane nkuko nababwiye naberetse inanga muntu mba ngomba kubyibazaho ibyo nahagarara imbere ya his excellence nkabivuga nkavuga ati his excellence nje ibi bintu ntabwo mbyumva tinjya mbona buri kantu hagarara imbere ya nuza ya first lady ukavuga ati ibi bintu ntabwo mbyumva I don't see how our ministers bashobora kugenda bakaganira n'umuntu ataboneka adashobora kwerekana inangamuntu ubwira abantu ukuntu baro baravuga ngo Dumba ngo ndi ibyajye maho baro baravuga ngo ndi ibyajya muri ino minsi kandi birimo birandakaza cyane uzi impamvu baro baravuga bashaka kuvuga ko ndi ibyajya Godfather yibazaga kubera ya mpano yari yarandakaje yaranambabaje ko nanjye nagombaga kumwifuriza ko ajya mu gihome shaga umva Dumba mwana uzi ubwenge man uzituma nkurura ibintu byose n'ikibandi Godfather yibazaga kubera ya mpano yari yarambabaje ko njyewe nagombaga kumwifuriza kujya mu gihome uwo ntabwo ari njyewe exactly ari nayo mpamvu rero ibintu byose byabaye Dumba uri kubyumva ibintu byose byabaye bikaba uruhurirane bira bintu byose bikaba kuri ya mpano Godfather gashyuha urumva rero aho ngaho niho ukuntu uwo bisobanura asobanura arimo aravuga ngo none se ngo Dumba ngo wowe kare jyawe umugabo ufite amabya nkaya ngasi nshobora kwifuriza umugabo mugenzi wanjye igihome niyo yankora iki ewana kabisa niyo yankora iki nararuciye ndarumira njyewe ibyo nzi ndabizi niba yarambabaje sinshobora kumwifuriza igihome niyo najyana kubivuga sinabivuga mu bantu nabivuga n'ingenyine mu gitanda bundi bro ni wowe musiramu wa nyawe uri umusiramu ntabwo uri umukafiri wowe umusiramu ubu we nuko ngo yashakaga ko umufasha kumwohereza mu gihome abona
utabikoze aheraho akwita indyarya. Yego nuko nkuko yabishaka. Umuntu witwa Godfather kubera iki yashyushye mu ifungwa rya Yamano cyangwa mu gusakaza ari amavideo n'ibiki uri kubyumva? Ni iki kino cyatumye ashyuha muri biriya bintu nimba witwa Godfather kubera ko ntabwo Yamano yari yamuvuzeho. Ako se Emi uribuka Godfather azamura ibintu byo ko ngo hasohotse ngo video ya kabiri ngo Yamano ngo yifatiye ngo n'undi mukobwa. Exactly. Niyo mpamvu uramusenzi, niyo mpamvu umuntu witwa Godfather muzabimubwire ngo n'undi mukobwa ngo utari wa wundi wa mbere ngo undi mukobwa wa kabiri ngo Godfather ibi ngibi ndashaka ko Godfather abyumva anabyumva byibuke cyane. Ari hano agomba kuba ari hano arabyumva. Hari umunsi Godfather yanzanye kuri pano ye aramanura. Ndamublocking zikima yaramanuriye. Hari umukobwa yaje babanaga na manager we, and then manager we ngo sinzi ngo amutwarira channel, umukobwa akaburaho aposting indirimbo ibiki numva, and then umukobwa aza kuregera imbuga aregera kwa Godfather. So nari kuri pano ya Godfather, umukobwa akazajya avuga ngo arashaka Godfather akazajya ahuriza uwo mugabo ko bamufunga. Nge nabwiye ati Godfather ibyo bintu urimo urakora ntabwo ari byo, urimo urirukana abantu bafite amafaranga muri industry kubera uwundi muntu azajyaza akavuga ati baba hanze iyo tubagiyemo bajya baduhuririza. Namubwiye ati bose ni bamwe. Namubwiye ati ibyo byihorere. Namubwiye ati uwo mukobwa ashobora kuba ari n'inda yararyamaga n'uwo mugabo, none urimo uramukire n'iki n'ibiki. Godfather arafata uruhande, urabona we ntabwo akunda ko umuntu agira urundi ruhande aganira. Godfather ayumvishe ko uruhande rwanje atarushaka ahita amanura. Hari abantu baba babyibuka ndibuka uziko live nyibuka man. Umva yarakumanuye kubera ko ari ubyibuka iyo live yarakumanuye yahise amanura kubera nari ndimo ndavuga ati ntabwo ari byiza guhuririza umuntu urumva ngo agende mu ntuza. N'ibitutsi byinshi cyane kabisa. Turongera turiyunga, araza nsaba imbabazi. Arambwira yaje asanga iwanjye arambwira ati jewe Dumba ntabwo nzongera ngo ibyo bintu ngo kuvugira ntabwo ari iki n'iki ngo sinzagira urumva. Ndamubwira ati nta kibazo, turongera nyine turiyunga, turongera tumera neza. Kanzamure umubosi witwa Kapobirisha. Bosi nivumburiye kera. Noneho Godfather nari namubwiye mu gikari tujya kwiyunga, naramubwiye mu gikari, namusubiriyemo mu gikari tutari mu bantu. Namubwiye Godfather ngiye sinkunda ibintu byo gufunga abantu, showbiz yacu aya magambo ndimo ndababwira. Nabwiye Godfather mu gikari, nabwiye showbiz yacu abantu bashirwe muri prison. Sinkunda iyo umuntu barimo baramuhuririza agenda muri prison ngo bamutware ngo muri ibyo bintu simbikunda, ndabirwanya cyane iyo bigiye kuba hanze. Rero Godfather yakaba yari very smart kumenya ko ngewe ntari kumushyigikira kuri iyi nshuro. Impamvu urumva nejo bundi warabimubwiye kubera deja twarariganiriye. Ese ubundi simbikunda wenda naguciye mu ijambo nka mukuru wanjye nubaha. Ni iyihe nyungu Godfather afite mu ifungwa rya Yamano cyangwa se mu gusenya undi muntu wari we wese? Urumva nkubwije ukuri sibyo, mbabwije ukuri nge ntabwo njya mvuga ibintu ntazi sibyo. Ni ukuri kw'Imana ntayo nzi. Kubera ku Mana hari igihe bigera ukabona ibintu nyine bimaze kurenga urugero, ugatangira kwibaza umuntu ni iyihe nyungu afite sibyo mu kugurisha umuntu. Aka kaboro kitwa Sande ugaga ka Sande karanditse ngo Dumba ngo wibuke ko ngo urashaka ko tuvuga abantu ariko reka akaka bagashaka no kugira aka nkaka kabagagiye no kumuteza. Sande iyo uri muravugana na Dumba ugomba gushira mu bwenge bwinshi cyane, kozano uri murakora ikosa hano, uri murakora ikosa cyangwa ugenda ureba ibiganiro bya Bosco Empire. If you're talking about Godfather na women abuse, ugenda ureba ibiganiro bya Bosco Empire. Ibyo Sande niwe utumye mbivuga noneho.
Dumba, Mm. I take this time to appreciate what you do in the showbiz mu Rwanda. Gapobi urabizi ko nkwemera cyane uri umuntu wanjye. Njye ndashaka kugushimira man, uri umuntu w'umugabo, urumva? Man, uri smart, sinzi ukuntu umeze bro. Uri smart, ibintu byose ukora ubishyiramo ubwenge. Njyewe ibi biboro last time twari turi sinzi ubushize igihe ndibaza nawe yari ahari. N'abakamaro n'abanjuga barimo baramubaza bamase man ibintu byawe byo kwirirwa ugenda kuba star n'iki uteke n'abastar n'abantu bose, what's wrong with you? Bigushimisha kubona abantu bose bagenda bafunga bagira gute? Urumva ari ibintu akisobanura avuga hari ikibazo yabajije, urumva kwa Godfather abizi nta muntu ujya upfa kuvuga utangiye kuvuga ukumva uri kumubwira ibintu adashaka kumva, niyo yakuzamuye ahita kumanura, urumva? Wowe arakabazo yabajije ariko ko abantu bari babaye frustrated nyine batafite n'ibisubizo bamusubiza babura ibyo basubiza. Arabajije ngo ni nk'uhe muntu ngo yaba yarafungishe cyangwa yashyasharije ngo bamufunge. Emis, uribuka ibiboro bya Pazomani bitangira bajya kumufunga, Umupeta araza aramufunsa ngo zana video ngo gira gute ererere. Umupeta akubwira ati nta video mfite. Abantu Umupeta bakora live after live kugeza umujene bamujyanye. Ntibamujyanye ze bikarangira atashye. Ariko Kapo, hari ikintu ngiye kubabwira n'uyu munsi ngiye sinzigera nyishyigikira. Uyu mujene witwa Godfather mumuzane hano. Uyu munsi nibwo namukarabye. Dumba ugenda umva ikiganiro Yago yakoze asora amajwi ya Godfather. Ariko ikiganiro kibi cyane nshaka kujya kucyumva nanjye abantu bakomeje kukinshare cyane. Yago yakoranye uribuka igihe Yago yavugaga abwira Godfather ngo we ngo nta nubwo uri n'umunyarwanda uri umugogwe. Nyuma yagakaza gusaba imbabazi ngira ngo murabyibuka. Noneho witwa Yago atumira umwana w'umukobwa uri mu baby w'umuhanzikazi uwakoranye igisigo na Rumaga. Baraganira. Uwitwa Godfather aca inyuma ahamagara wa mubebe aramubwira ngo ibintu wakoze urabizi. Urumva ikiganiro na Yago se ngo kubera ko umukobwa ngo akoranye ikiganiro na Yago kandi ngo umukobwa ari umugogwekazi. Bro nabyumvise ndavuga uyu niwe Godfather. Abantu twicara hano tukavuga, abantu twicara bikagenda mugende mu cyumva icyo kiganiro yagamajwi yasoye umwana w'umukobwa aramubwira ati ariko njyewe nimba ibyo bintu byaranabaye ntago bindebe, nimba mufite ibyo mupfa nawe genda mwiyunge. Godfather arangije aramubwira ati tegereza. Umwana w'umukobwa ubu ngubu naga agisohora ibisigo, ni wa mubebe ejo bundi aherutse gusohora igitabo. Ngaho nyumvira. Ako man we Dumba uza kugenda ucyumva nibwo uze tumenye uwo mujene ikiganiro. Ako emereka mbabaza ikibazo na Dumba aradusubiza sibyo? Wenda nawe iyi mihanda arayimenyereye. Ni gute umuntu aza akigira mani umuntu utabaho nyine nta muntu uzavuga ngo ikintu cyose ngo ni we ngo ni what the fuck ibise ni ibiki ngo nawe uzamuvugaho ngo ibyo avuze ngo bigome gute se? Ntabwo bishoboka. Ofete umuntu araza akigira umwami w'ibintu nawe atazi from nowhere bitazaho byavuye nyine abantu bose bakaba bagendera munsi y'ubwo bameze umuntu waboye abantu bose ngo nawe uzavuga. Ariko Dumba harakeneye ko tubanza kumenya na background z'abantu. Biri Kapo umuntu witwa Dumba yabajije Godfather amwereka irangamuntu aramuga ati Godfather njyewe mfite irangamuntu y'abanyarwanda. This time ikintu nakora namanuka hariya, uri kubyumva? Nk'umunyarwanda kuko mfite irangamuntu. Ufite iki? Nyereka ikintu ufite. Mujene arakibura. Dufite rero abastari hano cyangwa abantu ngo baba muri showbiz kubera bamwe amakoyini, bamwe hari abantu batishyuraga inzu
uyu munsi babasha kuzishyura kubera ko babahaye amakoyini. Arsene ibyo avuga nibyo, ahubwo nimwe mu mugira igitangaza. That's true, nibyo nanjye navuze. Hari abantu bahayipinga man, abantu kaza kamugira igitangaza nawe kumva hararenze bro. ariko Birababaje, biteye isoni n'agahinda Dumba, umukobwa wawe witwa Nisi. Ubu Dumba yashaka kwibyimbya akigira umuntu wa danje nawe akabica bigacika, byari kwanga. Azi ko iki nyine chill. Uzi ibintu Dumba akora ntabwo tubibona. kapo Yo. wenda rekana n'abasuhuze wenda impamvu ndahera ku byo waruvuze aka kanya, wenda nekeza ko bano bagabo bose afite imirongo itandukanye. Ntekeza ko umurongo wa Dumba njye nyabimubwira kenshi iyo duhuriye kuri pano ndabimubwira, Dumba ni umuntu abantu bazaganira mu myaka 50, mu myaka 30 irimo kuza, bitewe nuko Dumba ni umuntu watangiranye na industry ariko perspective yibonaga amayishaka mu buryo buri positive. Abahanzi bazamuka urwego rwabo, aba influencer bakure, we yashakaga ikintu gishobora kuzamura abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Kandi nanone bitandukanye na Godfather turimo kuvuga aka kanya. Godfather ni umuntu wabaye clear, yaba kiri kuri Twitter kugeza na janga yaje ari negative, ari umunegativist. Nuvuga ngo ntagagera perspective iri positive. Nekereza ko ikibazo nge sinakibona muri Godfather, ahubwo nge nakibona muri audience yacu isa nka benshi muri barinjije. Niba umuntu yarabiyeretse uwo ari we, nta munsi n'umwe arigera avuga ibintu biri positive. Yaba ari wo, yaba ari njyewe, yaba ari wowe n'undi ari we wese, agerageza kumushakamo ikintu gishobora gutuma abantu bamusuzugura. Bya byubahiro bamuhaga babona ko bamukabirije. Urumva nibwo burya arimo. Ibyo twese urumva twese ntago tubiro kugira ngo tujye tuvuga ibintu biri positive gusa, kuko nshobora gukora ikosa ukambwira ati umusa wakoze ikosa, byakabaye byiza kino kintu gikosoye, ariko bitavuze ngo buri gihe uzajya uhora umbwira ibibi byanjye gusa, kuko bro nanjye turavugana ukajya uvuga ibibi gusa nanakwanga mani, mbese ubwo uhora umvuga ibibi nta cyiza ngira. So rero no kuvuga ngo bitewe na industry yacu ndetse na audience yacu ikunda abantu bavuga amatiku, ikunda abantu bavuga urwango, ikunda abantu bica abantu mu mutwe. Kandi nkurikije amateka yacu by'umwihariko nk'igihugu cyacu nk'uko Emi yaratangiye abivuga, Dumba ari byegeze kubaza Godfather n'indi kuri pani cyo yamubwiye ati bro, ibi bintu buzana hanga ngende umunyarwanda dore iranga muntu yanjye, akenshi ibyo uvuga nga abenshi nta nubwo abantu bakuzi, nge ndamutse nkoze ikosa nk'iryo ukoze bafite aho bansanga, ariko wera n'uyu munsi n'abantu ntago bakuzi uriwe. Urumva bivuze ngo ibi bintu by'amapropaganda mbona ko abanyarwanda dusa nka twiga, ariko ndavuga ni overall y'abanyarwanda benshi dukoresha by'umwihariko bikoresha zino mbuga, kandi ni ikintu dushobora gushakira umuti hakiri kare, ko nibikomeza uko nguko bizanagorana, ariko umwanya mwiza kugira ngo bikosoke ni iki gihe turimo kubivugaho, kuko nibirangira iyi scene nirangira gutya nta kintu kiba bizarangira nabi. Ngiye kuvuga ijambo nzi ko rishobora kungaruka, urumva, ariko ndivuge kubera nyine kubera ndabizi ko ngomba kurivuga ko nta wundi uzariho. Aba minisita bagenda kuri pano ya Godfather ni ba minisita nyabaki. Ugasanga minisita nanjye ikiganiro yo ndimo nagirana ikiganiro na Godfather njya numva ko at level of intellect ukuntu yasubiza ibibazo ntabwo iri ku rwego ku buryo yafata minisita akaganira nawe. Erega abo ba minisita nibo batumye abantu bamutinya. Yeah, that's true. Kabisa. Abo ba minister hari umuntu uvuze ngo umuntu abagomba gucekinga background, umuntu akamenya wize henje Dumba nize Uganda, nize primaire Imbarara, nize Kibuli demonstration na P7, inza mu Rwanda niga Indera Predi, mfite aba OB banje, niga Nyagatare secondary, niga biochemistry, inza muri Afrika niga. Aba minister bagomba kugenda as a minister uhagarariye abanyarwanda. You don't know umuntu qualifications afite, you just come, you pop up. Nta background uzi ufite. Ntabwo tuzi uvuye ufite level of education ingana gute. Urumva level of education y'umuntu agiye kubaza minister wacu ingana gute. Kubera njyewe when I do just a mutual like a mutual dialogue na Godfather mba numva level of intellect iri hasi cyane. Urumva Dumba ikintu uvuga uriya mujama ukuntu ateye na character yiwiwe mani, ni abantu bameze nkaho ari abantu tamenya niba barize. En fait ni wa muntu deja kuganira nawe biragoye, ugitangira kuvuga nashaka gutuma uvuga n'igitekerezo cyawe ngo kirangize, as long as yumvishe mutari kujya mu murongo umwe. Bana babipfuye ibintu uri kuvuga ibintu mutumvikanaho, atangira kugukasa, atangira kugira gute,
ikindi ntari stable mu bintu bye. Uyu munsi abaraha ejo araha ntiwamenya ikintu ashaka n'icyo adashaka, abaraha gusopanya ibintu byose, abantu bose arasopanya, kavuga se muniga what's wrong? ikintu kirenze oya ariko nyine ibyo ni ibintu nk'umuturage wa mugane nk'uko nababwiye naberetse inangamuntu mba ngomba kubyibazaho. Ibyo nahagarara imbere ya his excellence nkabivuga, nkavuga ati his excellence nje ibi bintu ntabwo mbyumva. Tinjya mbona buri kantu hagarara imbere ya nuza ya first lady ukavuga ati ibi bintu ntabwo mbyumva. I don't see how our ministers bashobora kugenda bakaganira n'umuntu ataboneka adashobora kwerekana inangamuntu. ariko Dumba ndatekereza ko according no kugira ngo wenda ministers biterwa na context y'uburyo yamwaprocinzemo ndetse na platform ye, kuko nubwo bwose ashobora kubatanga message natekereza ko idashobora kuba nta mumaro yabifitiye abanyarwanda, ariko ari nk'umuntu ushobora kuza akaba yabasha kugaragaza ko akagaragariza ko iyo platform yuko mu ibintu arimo gusobanura cyangwa arimo gutanga bitari ibyanyabyo ariko ibyanyabyo bihari, kuko mbona ko nta bundi buryo buhagije bwo kugira ngo ubashe kugaragaza ibintu bibi umuntu akora usibye kumusanga handi ari babantu yamaze kuroga mu mutwe ukabereka wowe cyakabaye cyanyacyo ugasiga uhavuye. Ahubwo ikibazo wenda cyahajya nuko minister yajyayo akajya kuganira muri wa murongo mugari w'uwo munyamakuru, kuko erega zino social platform dukoresha tumeze nk'abanyamakuru, kandi iyo ari igitangazamakuru nk'iki ngiki njye mbifata nkaho ni nta CV bisaba, kuko nta gitangazamakuru akorera, ni ibintu abakora ku giti cyiwe. Nekeza ko kwa minister approach bagiranye ishobora gutuma yaza atariyo twajije, ahubwo twajije ibyo minister araza kuganira kuri ya pano. Njye niko mbitekereza ku buryo ku buryo minister uhagarariye abaturage b'u Rwanda aganira n'umuntu udafite identite. wenda n'ibya identite tube tubiretse, reka turebe ibyarimo anonymous minister. Ariko nanone ngenda kumva ariko Dumba ikintu avuga kiri very interested. Yes, ndabyumva byo, ariko nanone reka turebe minister agiye gukora iki. Nituza kure icyo minister agiye gukora, niba agiye muri uriya murongo wa anonymous kandi ari gukora ibintu biri negativist, kiraza kuba ari ikibazo. Ariko naza kugira ngo yereke abanyarwanda yuko barimo kuyoba, barimo gukora amakosa, mbona haba ari ahantu heza ho gusanga umunyamakosa ukamusanga iwe ugasiga unabahaye abantu message. Abo banyamakosa si minister wo kubasanga ni Elvino, natwe bo kubasangayo. Umuntu uyoboye igihugu ajya kuganira na anonymous. Reka maze nkubwire first of all our ministers ntabwo basanga ku isimbi man. Ntabwo bajya kuri TV, ntabwo bagenda ahantu like ahantu hari abanyamakuru bari professional bize man, abanyamakuru bize professional journalist tuzi tuvuga uyu ni Sabe, uyu ni Nuza, bari noneho nta nubwo bari ku mbuga, barimo barakora bukitwa mainstream media mu gihugu indani. Kandi bafite n'abantu, bafite na public bakurikira. Yego, we don't see them, ntago tubabona barimo barahostinga minister. Iyo bahamagaye mu muganda abo bantu baraboneka. Iyo bahamagaye umuganda, thank you so much, iyo bahamagaye umuganda abo bantu bajyayo. Abo bantu bafite adresse, rego n'abashatse bamenya aho bashakira. Urimo urambwira umuntu ashobora gukora icyaha akabura se ubundi abahari. Ibyo uri kuvuga biri clear, ubundi minister ntabwo yagakwiye kujya mu kiganiro icyo ari cyo cyose n'umuntu utazwi. Ubundi kuri profile ntabwo ari profile yo kubajyana conversation yose. Hari ikintu numa muri irengagiza, iyo ari kumwe na minister agerageza kujya muri wa murongo, nimba nakwitana nka leta imushakamo, uwo mwanya akazawubyaza umusaruro mu bundi buryo nyuma y'icyo gihe cya minister nyine, kuko yabonye imbaraga akuye kuri minister. Not ibyo bavugiye nabo, just minister wacu kwemera kugenda ahantu atazi neza man, kugenda ahantu atazi. Ni minister wanje man, is my minister. Yes, ni kosa. Uyu ni minister wanje, arimo aragenda ahantu njyewe
numva kumubonaho nza kumwubahuka. Dumba kandi ikindi kintu nta nicyo Shema yaravuze sizi mwacyumvishe neza Dumba ni ukuvuga ngo minister kujya kuri uyu muntu anonymous wari ufite abantu bamwizeye ariko batamwizeye neza bakabona minister yagiye aho hantu baraganiriya ABCD ni ukuvuga ngo niba yari afite percentage ya credibility igera kuri 50% ihisiba 110%. Baravuga ati wa muntu arizewe ku rwego rw'uko chief minister azabakaganira bakaganira nk'uri kuganira n'umuntu uri serious kandi mu by'ukuri fete attention twe turi reba comment avuze gute ngo paneme barimo barahugura aba minister araseka sha ngo barimo barahugura aba minister nta muntu wahuguye minister Sande nta muntu uri guhugura minister hano Sande nawe ararwaye Sande ararwaye ubwo ubwo bugambo nk'uwo arimo arabuvuga kugira ngo mureke kuvuga ibyo mugomba kuvuga ko wowe n'imandwa ya Godfather nawe sinibaza ko ari ikintu akeneye ku Rwanda cyangwa ari cyamari u Rwanda cyangwa ari icyo yabakoreye urumva uwo nguwe n'uwamakoyi gashinyo kanyo kugenda uskwere nyo kuwe Sande urumva ibi ngibi ni ibintu bibabaje nkanje umuturage w'umunyarwanda who wants my peace, who wants my nation. Njewe nakuze mani ndi inkotanyi nakuriye ntabwo narwanya ariko nyego kuwanjye yagahinga njyana nawe kohereza ibijumba ku rugamba. Nta kindi kintu twavugaga bwari inkotanyi dutera igitero RPF tuzataha mabere nyoko nta kintu mbwira iyo igihugu cyanye mbona kirimo ibintu bitarimo biragenda neza gashino kanyoko. Since day one turimo turaririmba inkotanyi, since day one twavuye Uganda tuza muri icyo gihugu buri muntu ashaka kugishyira hitafari, and then you think you're gonna fucking tell me ibyo biboro. My minister ntago mashaka kumubona ahantu njyewe numva ko level of intellect idahagije. That's true. Ako Sande gukoza amakosa Dumba hari ikintu ngiye ndimo ndabona ibyo ndiyo ujyandi bibi ngibi nta kibazo njyewe nzurira indege baze bamfunge nzaba mbaye intwari nzurira indege mbaze. How can a minister ajya ku muntu njyewe nanjye unganiriye nawe mwebwe murumvi nimujya mumbona ibiganiro byanjye na Godfather turimo turaganira ukuntu yo mu bace ndasubiza aryibanza karya indimi nimujya mubyumva mubone muzaganire n'umuntu wiseho nk'amashuri yo ndimo navugana na Jess Quiza picks so quickly he picks so cyaje koze ntabwo mujya mubibona iyo nganira na Jess Quiza arapikinga vuba ikintu akakimenya akaba yasensinze ikindi akamenya icyo atagomba kuvuga akavuga ikindi kintu. Jess Quiza is a fucking smart guy. Descartes yarimo aravuga urumva ko ari umuntu ibyo avuga arabizi. Descartes aravuga ukahita ukavuga ati okay ubu no mutipe ibintu arimo aravuga mani biri mu murongo urumva ibintu arimo aravuga ariko uri uravuga ukajya kubona ibyo yakasubije asubije ibindi bidahuye arimo ararwanira ku nguni imwe arashaka ko aho ngaho icyo kigomba guheza discussinga ntabwo afite dialogue nzima nkumbuye kukubona mudumba va kuri kamera na kamera ndaza kunyizaho anyway at the end of the day. Icyo agomba gukora Godfather mani njyewe icyo musaba ni ukureka abahanzi urumva areka abahanzi. Hari abandi bantu benshi babuzuye ushobora gukorana nabo ibiganiro n'iki abahanzi tuba twarwanye nkanjye mba nakoze amacarengi maze amasaha 5 mu modoka urumva ndimo nda promoting indirimbo uwo muhanzi mashaka kugira ngo abantu bamwubahe bamukunde wowe leta ukaza ukica akazi mba nakoze nicyo bimenyesha muri Dumba reba naro umukobwa yitwa ngo Flavia ngo Godfather bano uvuga ko ngo ari umuswa ngo nitukumva pengo kuko afite ubwenge afite ubuhe bwenge urumva afite ubwenge nk'ubwe reka ibingibi njya injiji ziramenyana ibingibi njya mbivuga cyane. Hari abantu benshi hano urumva cyangwa abanyarwanda muri rusange level ya education yacu ntabwo ibihagije urumva to the extent ko umuntu aba Godfather yavuze ibintu abagore bashaka kumva nyine we icyo hari ikintu nabonye yarangije kumetiriza yametirije amarangamutima y'abagore and that's street smart. Godfather is street smart. Hari street smart byo like nyine ashobora kumenya ngo umuntu ashaka kumva iki ngiki uyu muntu akagendera muri uwo muco
ariko iyo umuhinduye ukamutwara mu bindi bintu agomba gutekereza wider. Definitely, that's what I wanted to tell you Dumba. Nibyo nakubwiye. Godfather iyo uje ugashaka kumuchallenginga like uramubwira ibindi bintu adashaka kumva cyangwa se wumva ko murushaho skills ararakara nagashaka kukumva. He knows how to manipulate abagore bumva ko ari umuntu wa danger. Abagore babumva abo bagore baba kuri boroze babumva ko ari umuntu wa danger. Ari ubarenge kandi ari we baregera. Impamvu abagore bamwumva Godfather ameze nk'umuntu wasomye y'amategeko 49 ya Robert Greene. Ntaga arabizi nako abantu batamukunda ariko yamaze kwishyiramo ikintu cyo bagomba kumutinya. Urumva none abagore benshi babana nawe cyangwa nabandi bantu benshi uzajya usanga kuri pano ye nabantu batinya yuko ashobora kubasebya none bakemera kugendera mu kirenge kikabone nabwo yakora amakosa. Njye ubundi njye numvaga ari smart ari buryo aganira nyine njye numva ari smart kubera ko akenshi sinjya natinda kuri pano sindigerana nahajya rira hano mbanzi rero cyane ko ntazigera nisanga muri icyo kiganiro si matinda ariko numvise ikiganiro yakoranye na Dumba arimo kumubaza ko udakora umuziki ubundi bijyanye n'abahanzi ubisaramo gute warimo yamubazaga ku bintu bijyanye na yamano noneho yavugaga amagambo arenga 100 nta jambo na rimwe aravuga none akagerageza gutera Dumba mu tuntu tugaragaza neza yuko Dumba ashobora ko ari we kibazo akanagarura ngo bari bafitanye ibibazo ngo na yamano ariko mu by'ukuri yasubiza umuntu akumva ko nta kintu na kimwe avuzemo ariko akagerageza kumukira muri position yuko araza kwisanga nk'ari wakoze amakosa. Icyo gihe nibwo natangiye kumushidikanyaho ntabwo ubundi bumva ibiganiro bye cyane. Ibyo rero umuntu w'umuhanga wese yahise aho ngaho niyo kosa yakoze ubundi buri muhanga wese yahise amumenya. Hariya noneho umuhanga wese yahise amenya Godfather uwo ari we. None Dumba aranamubwiraga ngo tegereza komeza uvuge abantu bakumve niko wamubwiraga ngo tegereza uvuge abantu bakumve noneho kuko urimo kuvuga ukuri nabo baraza kugenda bagwa feedback aho hasi. Babandi bamutinya n'abakunzi n'abasanzwe bakurikirana umuziki byashyitse aho mbona batangiye kugira suspect bagasa nk'abasamu suspectinzeho gake ariko kakantu nahereyo mvuga ngo asa nk'umuntu waminuje muri rya tegeko 48 rules of power. kuvuga ngo bagomba kugutinya uko byagenda kose kubera ko bamutinya ntawe watinyuka kubivuga kandi bibeshye ukanagaragaza ko bamusuzuguye abandi bahita bakurwanya. Nyuma y'ibyo bintu byose ibintu bya yamana ubona yuko imbaraga zacitse bitakiri nka none se sibwo batatse n'abantu batangiye kuvuga ibyiwe byinshi yamana za igitambo cy'ibintu byinshi uzabureba. Ngewe uzi ikintu numva navuga mani uyu mujama amaze kwiyigeza nk'akamana ukuntu muri ibi bintu bya showbiz. Tureke na showbiz ibitekerezo ikintu cyose atanze igitekerezo abashaka ngo abantu bose bakiyoboke like nk'uko abyumva. Iki gihe rero kirageze mani mubwira abanyarwanda bamwe mufite platform mufite uko kunageza none hari akantu kabimana ajya akora kandi kari akantu kagaragaza umuntu uri cheap muri mind kabisa. Kukuzamura kuri pano watangira kuvuga umuchallenginga ngo ndakumanura ngo agahita kumanura uramanura umuntu sifo hano wafungura TikTok tukaza nizo mbaraga nta kindi nundi muntu yafungura pano kandi nawe ufite abantu twese dufite platform twafungura kandi tukaza tukavuga kandi tukamuzimya. Ibyo birayigira ngo ejo bundi nazo ndi kumva ari kuvuga ngo kuri Twitter ngo yaraje ngasanga abantu ngo arabirukana ngarabacecekesha. Who told him ko ari umuntu wo gucecekesha abantu se? Ibyo sabikura ubu buri mfite icyo bita episode buri munsi no kujya nza nkavuga Godfather ariko gusa biri hari ukuntu ndi kumva uri kubivuga ugasa nk'ushaka kumworoshya. Reka nkwereke buriya muri ibintu by'itangazamakuru wenda ushaka kubize wenda reka nse nk'ubikubutsa na naza kubikubwira bro ikintu gikonta mu itangazamakuru ntago wakonta ubuhanga bwa konta icyo bita trustful cyangwa se credibility abantu bakwizera bingana bite naho ubuhanga ntacyo umaze mu itangazamakuru. Uyu mugabo turimo kuvuga yagiye kuri Twitter ahava afite izina rinini ariko naho ahava nabi. Aje kuri TikTok azana strategy ari itandukanye na strategy zari zihari azashukisha abantu amacoins bari bashonje. Urumva babonye umuntu utakoreraga 200,000 atangiye kujya kuri 300,000 cyangwa se byaba byagenze n'abagakorera 50 babona ko ako kazi kashoboka. Niyo mpamvu yazanye imitwe isankari twavuga ko yacacambuwaga yakoraga cyane arayizana atangira kujya yicunaguza byo bita gucunaguza. Rero umuntu ntuze kumufata ngo twamuzimya ngo dufite panoya icyo dukeneye nuko ahagarika ibyarimo no kuvuga ngo udushobora kumuzimya bro uriya muntu afite abantu benshi amaze kuroga mu mutwe. Hari ijambo nakoresheje mbere ryitwa propaganda abakuru bo barabyumva cyane bro buriya
iyo urimo kujya kureba ikintu akenshi turi kurebera ikintu muri context y'uruhande rumwe ariyo tuba tubona ari ikintu cyoroshye nyamara tukaza gusanga kirakomeye. Buriya amateka yacu y'Abanyarwanda dutandukanye n'ibindi bihugu byinshi cyane, twagakwiye kuba turi abantu bari sincere bafite ubwenge bwinshi cyane tukabonera ikintu kure, ariko ikibabaje no ku rubyiruko abantu basa nk'aho bakiri batoya ntabwo ibyo bintu bibareba. Urumva ku rwego rw'uravuga Ruvino ntabwo nemeranya nabyo kubera impamvu ni iyi ngiyi. Ntabwo nari nzi ko views za Isimbi zagabanuka. ariko cyane Dumba kubera ibintu Yago yakoze views za Isimbi zaragabanutse. uravuga Simbi Norine? Simbi TV. Okay. Simbi TV. Isimbi TV. Kubera ibintu Yago yakoze biriya bintu ntabwo byagabanuye views za Isimbi zonyine, byaragiye bigenda muri YouTube yose, abantu bayikuraho icyizere. Ahantu twari dufite Yagakora ibiganiro by'ibihumbi 100, Maniba akora ibihumbi 100, dufite Irene akora ibihumbi 200, The Choice ikora ibihumbi 100, hariho ahantu hose YouTube yacu yabaga ifite views bigaragara ko irimo n'amafaranga. Ariko nyuma y'ibyo biboro za bombe za Yago n'ibiki na Big Energy, uzi ko YouTube has never been the same. Bizanagorana. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ko like Godfather nta muntu ashaka kumukura ku mbuga, urumva, kandi hari ibintu afite yakora yamara, ariko agakora, urumva, agakora mu buryo nawe abona ko gushigikira hari kunenga, ariko hari no gushigikira, ukaza gushigikira umuntu ukamunenga kandi nawe n'umutindeho. ako kantu Dumba, ako kantu ko gutinda ku muntu n'umutindeho. So rero Dumba, ikintu kiba kinababaje abantu be, inshuti ze ntazivuga. Urumva, naramubajije kuri panel ndamaza ngo kubera iki uwitwa Semuhungu akurikiranyweho n'ibyaha bikomeye binakomeye. yagusubije ngo iki yarambwiye ngo ni inshuti yanjye, wese ngomba kuvuga kuvuga rero. Urumva, ndamubaza kubera ko ari inshuti yawe y'amano, kubera ko nta kintu afite gifatika kigaragara wowe yaguha, ariko afitemo impano muri wikomeye asavinga Abanyarwanda. Rero we kunateye ku muntu wamuhaye, ku muntu we yumva atekereza, nta kintu n'iki na kimwe ashobora kumuvugaho. Reka ahubwo aho ngaho ubwo ntabwo uzi Godfather. Aho Godfather ntabwo wari uhari ku minsi ya mbere. Ubundi Godfather na Eric Semungu yari yamushumitse n'iki. Ahubwo aho ngaho yatinye kugira ngo abantu ntibavuge ko na Eric Semungu amutereranye. Niyo mpamvu yakubwiye uko nguko. Ariko n'ubundi Godfather yihindutse Eric Semungu. Iki cyumweru bari barakota amakoyini, Eric Semungu nyuma y'icyumweru bamufashe, Godfather tumbagira karayivu. Bamufashe. Ako sinzi niba mutarakurikiranye inkuru zo kwa Empire, Bosco Empire. Raya mutipe ni kamere ye kuba yaguhinduka n'utuntu simple. Nimba ibyo Bosco yavuze ari ukuri. Emi, nibyo ndi kuvuga. Ubundi nk'abantu bifata bakamutrustinga bo bumva bagendera nko kuki. Mano ramuniga nta tutagira. Ibintu byo kwifata kuva ngo uri inshuti ye cyangwa uza kuri pano ngo bakagwa amakuru nabyo ubushutagira uramujeno na bintu abantu niba uhiye abakara yakunda kuvuga abantu bakagira ngo n'urwenya cyangwa nakaboro ngo ndabatinya akakana ajya avuga ati ngewe nta nshuti ngira yaravuze ngo ndabatinya mano ramujama nibo abantu bameze nk'abakamikaze bro ubona wagira ngo yakiturikizaho n'igisasu. Uwo niwe nta nshuti n'imwe nabo ngabo bibaza ko ari inshuti. Undi rero abantu uriya bamuhanikira katugenda se Trump akagenda. Oya no reka mbabwire indwara arwaye ni serial killer mental health.
Kapogiri uri ikibuga. Neze nkubeshyemi. uriya mutipe ni Abantu urabona abantu batagira ikintu bahomba mu buzima bro. oya ahubwo afite icyo ahomba. Nyine Godfather reka mbaze nkubwire, Godfather ni umuntu ahubwo afite n'icyo ahomba, gusa bimunanira kumenya ati ni ryari ngomba gucisha make. Banzo bloke MC Goodgar, banzo bloke MC Godgar. Kamunyuzeho. MC Godgar. Ese Dumba uri kureba Kenzo kurari kukubwira ngo ufite ishyari. Mwumva Ariko gusa abashya. ikindi kintu Bibeshyera Dumba. Na Dumba wagira ishyari. tujye tunabakiriya Dumba sinzi utanabireba jari y'abantu biwe yamaze gufata mu mutwe, ubona ari abantu bafite cya kibazo cya intellectualité. Urumva Mashuri ni capacité capacité intellectuelle yabo ubona nyine iri noza niba nabyita vulgaire nyine biri unstable. Urumva n'ubundi ikigori gikurikira ikindi, nta munyabwenge ukurikira ikigori. bivuze ngo Mamodereta ndabona we bikunani Mamodereta. urumva aricyo navugaga mani n'abantu ubona nabo basa nkaho nyine babaho ubuzima bw'uyu munsi gusa nta buzima bw'ejo. So rero ikintu kimwe gihari ku bantu babatekereza bafite ubwoba bwo kuvuga ati ibyo turimo kubaka uyu munsi n'ibintu bizakomeza ejo kandi bizakomeza ku gihugu cyacu, bizakomeza kuri barumuna bacu na bashiki bacu. So kuba twabivuga gutyo ujya gusanga abanyarwanda benshi bo bamaze kwishyira muri kesi yo kumva ko ibyo bitabareba. Niyo mpamvu nujya no kureba sofa urabona ko abantu benshi amatwi bafite bakeneye kumva ibintu biri negatifu gusa. Uzagire bazapano ziba zikora amatiku bro zirarebwa cyane kandi ugasanga nta kindi bakeneye gusa kugira ngo bumva ibibi by'abagenzi babo. So rero no kuvuga ngo iyo context umuvandimwe yabazanyemo bayakiriye neza cyane nabo basha kwinoza cyane, nabo ngabo uzajya ujya gusa ugasanga bashungerewe bameze. Nangiye gukoresha ijambo rikomeye ariko reka ndereke. Urumva ntabwo nta muntu ubujije Godfather gukora ibiganiro n'iki, ariko njyewe narabimubwiye ibintu birimo gufungisha abantu abyihorera kandi aricyo kimugaburira. Oya bro we ubona niyo content urari nkako yibrandinze man. Birababaje bitereka bakibakirwa batuka igihugu nyine. Nawe nyine ubwo nawe yibrandinze nk'umuzayirwa afungisha abantu. Ariko mwabonye igihe reka amabwira ikintu mutabonye, igihe hazaga ibya mpano by'amavideo Dumba yarababaye aravuga ati murashaka kunyirukanisha mu gihugu cyanjye. Ewa narababara aravuga ati ubu mugiye gutuma nzakwepana ari kuziyizira undi we hubwo nta nicyo byari bimubwiye. Arawe yenda kujya reka uwo muntu uzi utari umunyarwanda ubundi ngo naho yenda kujya yenda kugeza gukomeza yikatira muri ra modoka yigendagendera. Umvaga bya kamaro byarimo biravuga ngo uri gutwabwirwa n'ikindi yo Kanaduba ngo abantu banazambara. Urumva bimeze bitese ntabwo Godfather mufitiye ishari. Hari umuntu ngiye Godfather ngo mufitiye ishari, reka maze mbabwire noneho ngiye kwiyemera. Urumva reka mbabwire rero reka mbabwire ngiye gushiraho video uretse gato maze shiraho video maze mbabwire Dumba wari iyemere maze mbabwire uretse gato daddy ngo ndewe mushaka kuvuga ati ushaka kuvuga ati njye nshaka kugirira umuntu ishari uzane n'ubundi muntu nagiriye ishari. Urumva murambona turi kukubona iyemere nkureba. Nyawe nakoze ibiganiro bingahe ndi mu Rwanda amezi 6 namazeyo shani byinshi bitagira umubare. Dumba ikore ku jisho shushu.
mwabonaga amafaranga mu biganiro nabahaga. Twarayabonaga. Uwo niwe Dumba. Mwamaga nibura icyo kunywa iyo nje kuba kukunkorera ikiganiro, nje kuba mukunkoresha ikiganiro. Sha wapi kabisa. Akoze ibiganiro birenga 100. N'ufite kamera ako kanya kazana kajyaho bikaza bikinjira. Umwana wo mu rwe munyarwanda karya uwo ni njye. Nari mbizi ko mwinjiza amafaranga. Azonda wamugane Dumba, wowe ni wari gufungura YouTube channel ibyo biganiro kajyikora. Iyo YouTube byo nari kuyifungura. Aye bakajya bagutunga kamera bakakubaza. Jackie mujye mumukuramo ama views yungu Jackie mwari mwaramutereranye wano ni nahomba nta nubwo ngiye kuvuga mana ahantu wari wo hose imigisha yanjye biraho ngaho everywhere. Ni pano nyiriho yaje abantu 300 sinagusaza ufite 90. Ishari nagirira umuntu niri. Ishari nagirira umuntu. Urumva abahanzi bose ndabapromotinga, urumva abafite amafaranga n'abatayafite. Namaze imyaka hafi 6 ndimo ndakorera ubuntu. Ntimi biti byanjye amafaranga yongera naje mfata fifira yato narite mbashiraho amafaranga video za shooting zari kwishusha amafaranga make y'abakurira kwishusha yari miliyoni 4 za video. Fifira yafite indirimbo zigera kuri 7. Ubu ni Dumba. Ni ikintu nongeye ku muziki. Gikomeye. Ni ikintu nongeye ku muziki. Gutu uwo muntu ashobora kugira ishari umuntu utarabikoze. Wundi Dumba wazashinze ishuri ibyana byose ukabyigisha ukuntu bintu bikora. Utarabikoze ibyo bintu utarabikoze. Urumva Dumba ndi umuntu ubungubu uvuye hano uwo ngo difata byo muravuga reba icano yanjye ifite aba followers bangahe. Iyi ngiyi umuntu andebera ave hano agenda arebe iyi TikTok mvugira ifite aba followers bangahe. Engagement iriho iri real cyangwa iri fake. Engagement ya Dumba iri kuri TikTok iri real cyangwa iri fake. 883. Reba engagement yo postings ibintu biba bingana gute, biba bisa gute. Ishari ni iriki iyo ibyo bihumbi 800 na engagement na comments na likes n'iki byose ni bisupportinga cyane ibisenya. Uwo niwe Dumba. Instagram ifite abantu bangana iki? Muri 500 na 580 n'ibintu byingahe bigiye kugera muri 600. Ikora iki? Kugirisha rigi. Ako Dumba nkuba abantu bavuga ngo ugira ishyari. Ejo muri nawe gakoze post kuri Instagram uri kuvuga ati Bruce Melody twiyunze. Ukabivuga ugabishira clear kabirangiza. Genda ubwire Godfather avuge the bell. Wenda n'ikindi kintu rero reka mbabwire jewe Godfather ni umuntu ari kuri hustle ye. He's on his hustle. Urumva nta kibazo namugira arimo arahasuringa uwo mugata ubone. Ariko muri hustle kirimo arahasuringa hari ibintu barimo arica. Abitunganya urumva akumira yihasuringire neza. Ntabwo dushaka abantu kuba barimo barafungwa. Godfather ngewe ndimo ndabikubwira ngiye Muzafaru nakweretse inanga muntu ngese nitego Muzafaru ndimo ndabikubwira. Ntabwo ushaka kubona abagenzi banjye bafungwa. Sinabwo tubyishima ibintu ntabwo byari birimo. Ibi bintu bitangiye kiza imyaka 3 nibwo bitangiye gufunga abantu bari muri cyo entertainment business. Ibi byo gufunga abantu muri entertainment business ntabwo biramara imyaka 5 ntabwo byari bihari. Bitangiye vuba. Kandi Godfather you participate. Ura participating. Yeah, for sure. Iyo mvuze participation nk'ubu ngubu bashobora kuva aho ngaho kubera kutiga namenye icyo nshatse kuvuga. Dore nk'umwe munigeri wanjye witwa Jamali Mikojeni yigeze kumumanura buriya yaransebeje.
ari njye umubwiye ngo muzane Jamani Mikoje is like my twin, ni umuntu nkunda cyane. Rero kuri no kubaha abantu. erega na Melody yaramumanuye dure Iyi Melody yaramumanuye oya mujama yigize akamana aba yigize yigo babise ni ibiki njye nababwiye umwanya mwavuze ngo minister amuha niwo ajya gukoresha ibyo byose nyuma yaho. Urumva rero ntabwo haso make your money man, make your money, bareka hari ibintu tutishimiye bro, hari ibintu tutishimiye. Ntabwo nshaka kukuryarya mbivuze straight, niyo mpamvu ukizaho kamera ndashaka urumva ni none abikora abantu bakubone urumva, ariko njyewe ntabwo ndi umuntu urumva, ntabwo ndi umuntu wakugirisha aho urumva. Ubaha abantu icyambere nurangiza kubaha abantu, deka ibintu byo kuzajya abantu ugira zanuza zawe ngo zo abantu kugaragariza abantu amafuti yabo, abahanzi abantu muri entertainment kugira ngo babafunge man. Nugaragaza amafuti yabo byihorere bijye kure, erega natwe twabikora, erega nanjye ndi umubloga nshobora gufungura akaboro nkavuga ku bantu n'amafuti yabo. ahubwo se ndumva nk'ibintu ubuzi byose ubishize hanze nawe ukazamura amatiku. atutse shema tatu ngafite tubyangu tw'ingurube boroko namuzeje twabanze ninde uvuze gutyo witindaho uwo ngeze kuno kabintwaye kira ahubwo niyandika igitabo ibyo nabyo Dumba no kuvuga ngo Godfather bigenze gutyo nabibuze urumva Dumba Godfather bibaye ngombwa ko abantu basuggestinga bakavuga ati uri gucontribute kuba abajene benshi barimo kwisanga muri ribu barimo kubazwa kana kariya, aravuga ngo se ngo ribu ikora ibyo nayibwiye, ariko nyamara yaba ribu cyangwa se n'undi wari we wese aya makuru atambuka ngana amakuru nayo afatwa nka sasi y'ibyaha barimo gukorwa cyangwa se n'andi makuru yose bakeneye. abajene nabakarabye umva Elvino, abajene nabakarabye bavuga ngo ya mpano yagonze umugore we bro, yagonze umugore we ku bushake man, mwegosha ngo ahita apfumbatisha motari. umucamanza arabaza ngo abaza Emi tugendane, ibyo bintu babivuga umugore we yarari gukurikira live kandi nigeze abihakana. ariko se yamuhakanya gute kandi yabihakana gute kandi yari deal niyo bari bagenda gutyo kiramo umugore muri deal, ariko icyo urumva ngiye ntago ngende kwibasira umuntu, ngende kwibasira ibyo akora mbona bitari byiza. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo yari muri ntuza ngo yari plan, ibyo nabyo nzi. Ntabwo ngiye kukubara nanjye, niyo mpamvu namubazaga ati ibyo bavuga ni none se Dumba uretse gato ngo baza akabazo iriya leta uriya mukobwa yagiye kwandika bizi neza ko batanze ikirego yari yiki. Try to think twice. Niba umuntu araje bari kuvuga ku bibazo by'umuntu baramutwaye arabizi ko ikirego bamaze kukitanga, urabizi neza ko iyo leta nta gaciro iri bugira, uri kwandika iyo leta ngo bigende gute ikirego cyamaze kugera aho kigera uvugwe. arangije ejo bundi bakoze live urumva baravuga ngo ari kubaza ba Pionika na ba Faxman bari kuvuga ngo iretere banditse bari gusobanura ngo impamvu ngo hari ibintu impamvu bamumanuye ngo izira mbabazi uriya mukobwa yatanze ngo harimo ibintu bidafite agaciro, ngo bashaka kuba abantu bamugira inama kuyandika ngo barayanditse nabi. Godfather atavuga ngo ko nzi ko abantu bamufashije kuyandika ari abantu bari smart, which means ko ibyo yari afite amakuru. oya no se Faxman na Godfather si umukiriya oya gera ndi kuvuga kuri Dumba kuri no kuvuga ngo Tony arimo kuvuga ngo umuntu agenda yumva ibintu abantu baba bavuga. Tony arimo kuvuga ngo Vava yishyuwe na Lili Hakim, Lili ashaka guhorera Jihad, niko Tony arimo kuvuga. Ndagira ngo Tony muramuzi. Nibyo se ariko nawe yigeze ntawe ubizi ibyo nibyo namubazaga, ariko njye simbizi niba yigeze kuvuga Dumba amakuru abizi ko byize kuvuga ibyo bintu. ntabwo narabimubazaga nabisubize neza, akagira indimi akavuga. iyo umuntu rero atagiye kurya indimi uhita ukuramo ukuri.
hari indimi cyane njye buriya nibwo namucishijemo ijisho mu kiganiro yagiranye na Dumba, njye namucishijemo ijisho urumva nabonaga abantu bamutinya nkagira ngo aracacambua, nkajyana umuntu nyine ufite IQ iri hejuru, ariko Dumba ni mubi cyane. Dumba yarasagamo kamwe ewana umuhungu. Wenda ikindi kintu gihari abantu bari no kuza aka kanya ntibagire wenda ngo twibasiriye umuntu, ahubwo turimo kwibasira ibikorwa bye. Turi kwibasira ibikorwa bye. Kuko ibikorwa bye birimo reka Godfather nta muntu umwanga. Akuzi iyi impact afite uranga umuntu utazi. Nta impact afite, ndetse tusobanure kino kintu biri buretse. Ni ukuvuga ngo mu zindi domaine zigiye zitandukanye igihugu cyacu kimaze kwiyubaka mu buryo bugaragara cyane, ariko ikintu kitwa industry yacu ya entertainment ubwo bijyana n'imipira byose urabona ko haracyari ikibazo. None byibura n'ibyo abantu bari kugerageza gukora, ubwo nabatangiye mbere ba Dekati, ba Kasuku, ba Dumba n'abandi bajene barimo kuzamo uyu munsi, urabona ko byari birimo gutanga byibura influence yuko umuhanzi ashobora kuba yakwitabira ama event matandukanye, umuhanzi ashobora kwifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko urumva, ariko uwo Godfather turimo kuvuga aka kanya yamaze kugaragaza ko abahanzi bacu bose nta kintu kirimo, ahubwo agashaka kugaragaza nkaho tuba hypinga cyangwa se turimo gushaka kubaha image badafite kandi ari abantu babi banduye. Urumva, kandi bitavuze byibura ngo afite umwe cyangwa batanu arimo gupushinga, nta numwe ashaka ikosa kuri buri muntu wese. Urumva cya Jackie kiranditse ngo urakina n'agatsiko k'abagore. Urugana abantu baba babibona. Bivuze ku kintu cyari kugeza aka kanya abanyarwanda mwe no gutambukana mu byumve neza, twe nta kibazo dufitanye na Godfather aramutse ahinduye mirongo migari uzamushyigikira. Oya ngiye Godfather bitagina ikibazo natarekera ibyo biboro byo kuzajya. Nikorvene ni umuntu w'imbwa cyane ngo nta mabyi ngo yimbwa ngabura mu bwonko. Ngo arimo arambona ngo Duma ngo ndakureba ngo urarakaye cyane kirashaka ko ndakara. Urumva? Godfather agomba kurekeraho kuzajya ahamagaza kuyerekana amafuti y'abasani. Ibyo byo kwerekura uri abasani twese tugira amafuti. Urumva abantu tugira amafuti, n'umuntu usanzwe bafite amafuti manje. Ese we erega nayo impamvu ayo mafuti aba makeya nuko ahora yihishe, yazigaragaje se abantu bakamuvumbura nk'amafuti. Kwerekana amafuti ibyo nibyo byihorera, ibindi byinshi birahari yakora, ibindi byinshi birahari yakora ibyo ngibyo. Kuko urumva ashaka kuzajya ahura mu biganiro na ba Congress, abantu nka ba Congress bakora n'ibiganiro, kurumva abamama baramukunda. Iby'imiziki ntabyazi, iby'imipira ntabyazi, urumva. Ariko urumva mu biganiro ba Congress abantu nka ba Congress bazajya bakora akaganiro keza kanaryoshye ko gusetsa amakwenza akanaboneka. Ego rwego kabisa. Ariko uyu muntu witwa Sande ararwaye. Ikibazo ugiye kugusubiza ikibazo wigeze kubaza niba warakibajije ne, waravuze ngo nyereka ukuntu ngo abasani ngomba kuramo amafaranga cyangwa akoreraho. Ngiye kubigusubiriza hano nuko bikora. Iyo uhuririje nka ya mpano wait ntaragera aho ngaho, hari ijambo ukunze gukora ati mumpa amakoyini n'ubundi mba ndi hano mbazanira inkuru. Urarizi kugikoresha ati mba naje nabashaka inkuru ahantu hose, ubu munani mba nabashaka inkuru ngo ndaje ngo nigoma gukuma amakoyini ngo rega ngomba nabikoreye. Ibyo jambo ukunze kurikoresha, noneho ndimo ndakuvangira ukuntu ukoresha abahanzi ugakora amafaranga. I want you to understand, wibaze ko hari ibigo byinshi my friend, tuba duhari hano, we are educated to ibintu kubikatakata tugahita tubigusobanurira. Ni ukuvuga ko iyo ufashe ya mpano ukamuhururiza ukagira abo bantu 5,000 uba uhaye inkuru, nibo baza kuguha amakoyini bimwe ujya uvuga ati n'ubundi bubazaniye inkuru, yacuruje inkuru, wacuruje iyo nkuru, baraza kuza baguha amakoyini. Rero twebwe icyo dushaka ntabwo dushaka kucuruza abo bahanzi, shaka ibindi bintu, izindi nkuru ziza kuzana abantu bakwa appreciating baguha amakoyini, mutarimo kuzajya mutarimo ngo umuhanzi runaka yagize gutya ngo umuntu uza yagize gutya ngo umuntu uza bamufunze ngo umuhanzi yatsebye ngo umuhanzi no. Ako Dumba tinya umuntu ushobora kuzana video ngo y'umujene ngo ari kunywa urumogi akagereka abantu ngo nimurebe. Umujene afite kazana umuntu arimo aranywa urumogi ukereka abantu masa ni mugenzi we. Ikindi kintu Dumba arimo kugerageza kumusaba ngo ashake utundi turimo yakora, reka wenda tujyanga tugende tureba buri wese icyo ashoboye. Nuvana nk'amatiku ashoboye iki, nuvana nk'amatiku reka nadakorera content ntagasobanukira iby'umuziki. Urumva
ntagasobanukiwe ibya siporo, ntagasobanukiwe. Banza mbukereza buretse gato. Reba umujene uri bugenda agafata video abizi ko kubona umuntu ari kunywa urumogi. Kunywa urumogi mu Rwanda ni icyaha gihanwa n'amategeko bro. Ufashe video y'umuntu uri kunywa urumogi akaba ari kubwira abantu ngo ni murebe. noneho tekereza n'ubundi yarangiza akavuga ngo ntabwo aba yafungishije umuntu. umva Emi, tekereza n'ubundi watumye umugore w'uwo ko ari wo kuzanira video, ariko ibyo bintu wakoresheje umugore w'undi muntu aza kuzanira video. Urumva icya mbere ni ubugambanyi, ugiye no kumuharabika. ibyo ariko si we muntu wa mbere agambaniye. Abantu wenda urumva nibyo duvugaga ngo dufata mwe muramukinisha. Ngo dufata ntabwo kujya kumva atanze ubu audio bwa ba Jolly bwa bandi abantu bose niyo bashyize hanze nta kintu aba yitayeho man. ibya Jolly byaramukitse nawe. ni ukuvuga ngo utangiye kuma gift sha wagada aho wabereye. wagandi wawe niba mpaye iki, niba ari akarabo, niba ari agaki. None se do reka nkubaza. Irene yari yakugize. Naguze none se wabonaga live utarame nicyo mwanjye rero nawe wagikwera. Ubwo se uravuga ko naganiriye gutara nakoze live utabyumva. Wigeze ubivuga se? Wigeze ubivuga? Ntabwo waje warangiza ukavuga ngo njyewe umva noneho kunatangira. Noneho ameze nk'aba basirikare bo muri Kongo. Urumva? Azana za skoyi. Uri kumva? Noneho zikaba zirasa utuntu tutagenda neza. Arabanza ararasa aranarira. Ngo mbwira mu gitondo mvuga ibintu bye byose byabereye Canada kanuza kanyoko. Ndavuga ati Duma noneho bigenze. Irene ahita ajya boro bamuha imyenda yo kwambara. Ahita yambara ahita zindukira mu kiganiro. Asaba imbabazi. Duma noneho mva ko nese avuga ngo ntago izo mbabazi nzemeye. ngo ntago nzemera. Ngo sinzemeye. Nese vuga noneho nga hagiye gupfa umuntu. Ndavuga ati Dumba kukuzanze. Arongera aragaruka. Dutegereza ko hari ikindi kintu agiye kuvuga, kumbe buriya yari ategereje ko momo yiwe ijya amafaranga yose umuhungu yakoreye ukwezi kose. Didimani yagiye. Yagiye guhiga reka mbaze Shemata ashobora kuba wankurikirana neza mu bantu bankurikirana, ndabizi ko Shemata tankurikirana. Tema ntimubizi neza ko yampano kugira ngo agende kuri ya hiti byacaga kuri Instagram yanjye. umva Dumba kirya gihe utangira kwana na ya mpano rumva nicyo gihe nari ndi inshuti na ya mpano. Nta kintu rero ntazi kuva ku munsi wa mbere kugira kuri ino saha nta kintu ntazi. Nibyo ukeka ko ntazi ndabizi. Ni ukuvuga ko ya mpano njyewe natangiye kwanga gukora ibintu bye. Ndimo ndamubwira ati sohora video, reka kuzajya usohora indirimbo muri audio. Urumva ibyo ngibyo Shemata kuko kubizi. Nambwira urimo urabona ibiraka tuvuye ahantu kure na amafaranga umpa. Numvishe ko abantu barimo baravuga ngo ya mpano cyangwa dubatse n'utavuga ngo ya mpano ngo yanze kugukoresha, ni ngiye wanze gukorana na ya mpano. Ngo ya mpano ngo yanze gukorana nawe ngo Rwanda ngiye ya mpano nta kintu namukuragaho. Ya mpano ntago ni ngiye wamuhaga n'amafaranga, kwamaga amafaranga nkayohereza. Nta kintu na kimwe nigeze gukura kuri ya mpano. Urumva urarenze mane Dumba, ni ukuri kw'Imana njyewe ndagushimira ariko urarenze. Urumva rero ndimo ndakubwira ikintu wambajije ngo Irene ngo kubera yari yakoze iki. Urumva nibyo wambajije ati Irene yari yakoze iki kugira ngo umusarane. Noneho ya mpano igihe kiragera nabwo ati ya mpano rero wowe ibintu ngo mbisubiramo ngo mbivuga, nabwo ati ya mpano rero wowe mo baragu ibitaramo biba biraboneka, nanjye ndimo ndagufasha hano. Indirimbo zisohokera muri audio zirekera aho ngaho, ufate ukora indirimbo imwe video cyangwa ebyiri, uzajya usohora indirimbo ziri muri video.
nziza nziza bimeze neza abantu bazikunda indirimbo ziri muri video. Yamana akanyemerera akambwira Yamana nta kintu yajyaga yanga kuko iyo tuvuganye ari barabyemera byose ariko ntibikora akongera akampa ibintu twongera tukabivuga nawe twabivuganye mu inshuro zigira mani nko kuri 5 nta video asohora kandi mbizi ko abone bitarama abona amafaranga. Icyo gihe rero nibwo yari yabonye n'uwo mugore mani urumva nkaba mbizi njye mu mutwe cyajemo nuko uno mukaritasi aho gukora video amafaranga arimo aratwika ku mugore kandi umugore yamubonye amusanga muri hit yaje asanga Yamana muri ya hit arangiye kuva kwa Deben. umuntu wazaniye Yamana umugore ni umuntu witwa Pazo yarebye kuri DM yarebye muri DM yari umukobwa yamwandikiye muri DM ya TikTok Pazo kubera yagiraga telefone aramubwira ati ari icyana kikushaka hari icyana kirimo kirakwandikira gisa neza. Urumva nuko batangiye Yamana atanya kuvugana nawe noneho Yamana mu nyuma azarambwira ati man ati jewe nabonye umugore urumva ati jewe nabonye umukobwa ni mwiza nicara mu nyereka man ndavuga ati umukobwa ni mwiza nyuma y'iminsi nk'itanu arambwira ngo ndashaka Pazo ko ava mu nzu. Ndamubwira mani ntabwo gukura Pazo mu nzu nambwira Pazo ntabwo ushobora ko Pazo muramukene rero Pazo ntabwo ariko Dumba ikosa mwakoze urumva Yamana kuva na kera yahoraga ashaka kubaka urugo uri seriye urumva ariko ikosa ryabayeho nta muntu wigeze amwumva. Sasa wowe icyo utarimo uravuga iyi ngiyi ni business nge ntabwo nari manager urumva ntabwo nari manager wa Yampano ngo twasinyanye contract nari umuntu w'umujyanama. Wowe urimo uravuga Yamana ukuntu natangiye kukarana na Yampano ukuntu yari ameze mani Yampano nge yampamagaye kumara nk'ikintu cy'umwaka wose ntamwitaba agafata telefoni akavuga ibintu bitumvikana ameze nk'umuntu uri muri depression man urumva ambwira ibintu bitumvikana noneho mpita ndavuga ariko uno mwana ashobora kuba akeneye ngewe kugira ngo mufashe. Yamana ntangira kumwitaho ibintu bye ntangira kubikurikirana umuntu avuye muri depression ameze nabi nyuma karangije gufatwa hataracyaho ibyumweru 2 ngo agiye kurungura man ntabwo hake wigeze ikintu mvuga ko mutigezemo mwumva kirya gihe iyo muza kuza kuba mwaramweretse buri kimwe cyose urumva hari imyanzuro yafashe atari gufata Dumba ntabwo ngiye kure cyane ariko ibyo bintu nawe ubizi nibagirwa njyewe nibwo Yampano nibwo ndamufasha ntabwo ari Yampano mba nimo ndafasha mba nimo ndavugana na Yowe Dubogari mba nimo ndavugana na Shema Tatu mba nimo ndavugana na Bruce Melody mba nimo ndavugana na Deben mba nimo ndavugana na Kevin Kade mba nimo ndavugana na Kenny Soul ariko se njyewe ntabwo ndi umuntu man hano ndi kuri live yawe nawe ndimo ndagushiriramo views n'ibiganiro mfite abana nabyaye mfite umukobwa ngomba guswera mfite mbyaho ngaho nje ku muntu umwe man ubwo buzima man umuntu njyewe gusubiza numvire njyewe mba niciraho nkubwira ibyo nkubwira ubikora bigufasha utabikora bikurikira bigupfira ntabwo ushobora kujya aho ngaho ngo ibintu ngo nirirwe inyuma y'umuntu Yamana ntabwo nasayininze contract nawe urumva so rero niyo mpamvu Yampano urumva Yampano agera ahantu ibintu bitangira kumuzambaho nangira kudafata telefoni ze rero Yampano ikintu cyamurakaje cyane nuko njyewe natangiye kudafata telefone buriya nicyo kibazo yagize ndabizi ko nawe agiye kuvugisha ukuri kuri mu mutima nicyo kintu yagize natangiye kureka kwanga gufata telefoni ze mvuga n'ubundi no mu karitasi tuvugana ibintu ntabikore kandi imbere tukibivugana bigakora byaramutwikiraga noneho nkazajya ndeba kuri YouTube ye Metresse yari ifite ibihumbi bingahe indirimbo yakurikiyeho indirimbo ze zose ni nziza ariko kuna zisohora zikagenda zibona views mabi indirimbo nziza mani buri indirimbo twabaga twazumvise tugatingirira bica akayisohora nyuma y'iminsi 3 mane nta video ifite yongeye gukiramo bya biboro nkambwira Yampano wakwitonza ugakora video mani indirimbo urimo urazica zirimo zirasohora siko Yampano yasohoye indirimbo hafi 20 zose zidafite video nziza cyane
kandi agenda zisohora like every afternoon. Nera avuga ati rero ntabwo nongera kukwitaba man, ntabwo rero kirya gihe nibwo yari agukeneye du yara hariya kirya gihe nibwo yari agukeneye kurusha ikindi gihe cyose. ukuntu dukora ukuntu nkora kandi n'abantu ukuntu banzi njyewe ingira ego ni imeze gute. Njyewe iyo uvuganye nanjye urumva nka tukavugana ibintu nkabona ntabwo birimo birakunda kandi nabikubwiye ubwo sinongera kuvugana nawe, kubera nta muntu n'umwe w'Ikigali, reka manze nkubwire, nta muntu njyewe njya mpamagara, nta muntu njya nkenera, nta muntu n'umwe njyewe w'Ikigali njya nkenera, yaba umuhanzi yaba umuki, muranyihamagarira, buri muntu aranyihamagarira akansaba ibyo nsaba. Rero njye ntabwo mfite time yo kwinginga, ntabwo mfite time yo kwinginga umuntu ntafite umwanya wanjye ndimo no kwikemera ibiti ngo kandi ngere kwinginga umuntu mu bintu bye bimufasha atanyishura, kandi ibintu twabikoraga bimeze neza urumva. none se du Rero mu nyuma urumva, mu nyuma ikintu cyaje ukuntu byaje kugenda, yahise arakara, and then nari ndaho out of nowhere njya kumva barambwiye ngo hari amavideo ya Yampano yasohotse. Yampano arampamagara ndamufata, ubwo Godfather yakoze live arimo arabivuga. Yampano arampamagara arambaga ati du ati amavideo yanjye arihe. Ubwo nari mufashe nyuma y'igihe kirekire amamagara icyo gihe out of nowhere, ntazi mani nari mvuye ku kazi hari muri sama ndi mvuye no mu bitate, amavideo yanjye arihe. Nambwira amavideo yayo, ati bambwiye ko ari amavideo arihe, ngo ndabizi Pazo niwe yayasohoye. Atangira kuma information niwe yabimbwiye. Ndamubwira ati je na amavideo ngose ngo ibyo biri ngo Godfather ngo arabivuze. Pazo muhamagara Pazo man ndamuhamagara nabwo ati Pazo wasoye video, ari video za Yampano ufite kozi nanjye numvaga Pazo wamugana ashobora kuba yazisohora. Pazo arandahirira arambwira ati Dumba nta video njyewe mfite. Ati nako kantu bariho baravuga kasohotse naga screenshot nanjye nakabonye, ariko nta video na Yampano njyewe nasohoye. Kubera Pazo buriya Pazo umuntu unyubaha cyane, ari mu bantu banyubaha. Kerekana numva Pazo ari mu bantu banyubaha, ari mu bantu banumva, bari no mu bantu bafite ubwenge ugiye kumureba. Noneho Pazo aramuhakaniye n'ukuntu yahakanye, kozi tuvugana mu kiganiro njyewe na Pazo, n'ukuntu yahakanye numva ibintu arimo aravuga n'ibyo. Ndabyihorera ndamubwira okay nta kibazo, sinasubiye ndabyihorera bibyo. Nyuma y'amezi 4 noneho video irasohoka yanyaye. Yampano uzi ikintu gitangaje, kirya gihe njye narabahamagaye bombi bazi wanjye ku kazi, nganira n'umwe kuri umwe, ngira ngo biranarangiye ko igihe nanjye Pazo arampakanira arambwira ati she murabizi turi inshuti, ntibishoboka nta nubwo binaba ko ibyo bintu nabikora. Yampano nawe araza ibyo bintu tubivuganaho, ariko nk'uko bivuze nta mezi 5 yaciyemo, bita bigenda kuri bita bisohora. Rero ikosa ryabayeho rindi nyine nk'abantu bari hafi ya Yampano. Ndimo ndashaka kuza ku kibazo cyawe cya Irene. Yego niho ndimo ndagenda, ubundi njye ugomba kwihangana kugira ngo ngire kwano ngeze. Rero Yampano bigize gutya njya kumva abantu bavuye ninde wabimbwiye. Hari umuntu wabimbwiye, hari umukobwa w'umusire y'urenze niwe yarampamagaye. Arampamagara arambwira ngo umva nguzi ko uri mu kirego cya Yampano. Ubundi muntu atandukanye kandi ngo twavuganye na Yampano. Yampano yarampamagaye video yisohotse, ariko ampamagara ashaka kuntonganya, ngira ngo amamagara ashaka gutongana, ashaka no gutera urwaserera. So Yampano nkimufata gutya ndamubwira ati Yampano numvisha ibintu barimo baravuga. Ndamubwira ati nyumva neza utaravuga ikintu na kimwe, ntabwo namwemereye ko avuga. Navuga ati nyumva neza utaravuga ikintu na kimwe. Arambwira ati niki? Ndambwira Yampano hari indirimbo, namubaza hari indirimbo ufite
ifite video, arambwira ngo yego ndayifite. Ndambwira yisohora akakanya, kubera njyewe nari narije kumenya ko ya mpano video ye yambaye ubusa isohotse, indirimbo yose yasohora muri uwo mwanya yagombaga kuba hit. Shaka kigera ndabyibuka ubimubwira ndabizi. Kumbe ya mpano njyewe urimo uramubwira ibyo nanjye yandeze. Ubwo njyewe ndimo mwandiko. Inanjye ndi mu mwandiko. Ninya ko ya mpano yavuye kuri telefoni, yavuye no kundega, njyewe ntabizi, mvuye kumubwira mani ibyo bintu. Iki yakurikiyeho niki? Namusanze kwa Godfather arimo aravuga ngo Dumba yari inyuma y'ibiboro, yari inyuma y'ibiboro. Ndavuga ibi bintu byinjiyemo gute? Ndavuga ibi bintu bishobora kuba bitari seriye. Ngiye kugenda kureba, njya kumva Pazo ngo niwe wagize, njya kubona Pazo nyohereza video. Ngo Dumba ngo ngiye kwitanga ngo iki niki. Yarampamagaye ndi ku kazi, arampamagara ntitaba, ahita nsigira video. Nika video ndayifata nyibonye. Ndavuga ati wa mugane nyira yashaka kunyipostinga, nika ndayimupostingira. Urumva? Naravuga ati wa mugane iyi video ati wasanga kunyipostinga. Abantu baguma bavuga ngo Dumba ngo baramuye, navuga ati ntabwo birimo. Kugeza ubwo nabonye urupapuro rwavuye muri Nuza, urupapuro rwavuye muri Kuru, harimo ko Pazo bamufunze kubera yari yabwiye ngo yari yaparitaje amantuza kuri Dumba man. Video za ya mpano. Ngo video za ya mpano ngo nico bamufungiye. Mpita ngenda muri telefoni yanjye nshaka ahantu Pazo yanyohereza ama video ndahabura. Insubireyo ndeba, narebye muri conversation zanye na Pazo inshuro nka miliyoni. Avuga none se umukarikazi cyangwa yarazinyohereje arazidiritinga. Ikirego nimo ndakireba ati nivyo bamufungiye. Umwana ari mageragere man. So rero Irene azamo gute? Irene ni umuntu naherukanaga nawe kuvugana nawe ari muri Canada. Urumva, naheruka kuvugana nawe ari muri Canada. Muri Canada ni kwa kundi yari yaje arambwira ati umujyi wanje urihe? Ati ndi hano. Ati wana nibwo nkagera muri tuduhuze, turahuza. Urumva ibintu byo muri Canada niyo wabura abantu babari mu kazi babari mu iki, ndamufata mva mu rugo ndaza mbana nawe, turirwa na turajya tugendiriya tushugurika biya tugira nyina tugirana ibihe bya danger. Ewana ndibuka n'amagambo ya nyuma ari yansigiye message nyinshi indende gutya nini anshimira mbwira ukuntu namufashije, ukuntu namubereye umwana mwiza. Noneho mu nyuma bigiye kugenda njya kubona Irene akoranye na ya mpano ikiganiro kirekire kimaze nk'amasaha 2. Ya mpano ari marari. Birimo birahura noneho. Shani. Nabo none se wabyo byose nako arubizi. Oje sinari mbizi man. Njya kubona Irene abantu baracyavuga Irene akorana na ya mpano ikiganiro, ya mpano ari mararira ngo ya mpano ari muri depression, ngo Dumba ari n'inyuma noneho ya video ye. Irene ntabwo mpamagaye, umuntu duherukana ari turi muri Canada dukirinze, ndimo ndamufasha akantu runaka, ntampamagaye nta kintu ambwiye, ntabwo mbaza ati ibi ni ibiki. Urumva? Ndavuga none se mani Irene konzi ko yakabaye ari umuntu mukuru nuko tunahirukana tumeze neza, buriya ntiyari kumpamagara akambaza ati ibi bintu ya mpano avuga ni ibiki. Urumva? Cyangwa akankenyira inkoro. Urumva Irene ntabwo ari abantu mbana nabo nkavuga ati uwo nguwo tubanye turyaryanya nka Godfather ngiye mbaye nawe turyaryana, mbanye nawe ari indya muryarya ndyarya. Mwese murabizi. Twese turabizi nawe ndabizi. Nka Godfather tubanye ari indya ndyarya. Ejo buri kuri ibera bikubwiye ngo Dumba ngo nawe ngo uri indyarya. Uretse Godfather hari undi muntu nabereye indyarya. Cyakoze. Buri muntu wese umubwiza ukuri kwe. Ariko Godfather kubera nacyo aba ari ikiryarya, mba ngomba kukiryarya. Urumva? Nukuvuga ko
ni ukuvuga ko Irene situbanye uko ntabwo mbanye nawe turyaryana ni umuvandimwe wawe bya hafi. niko nabibonaga umuntu utwara ukayerekana na nyoko kubyara ukambwira ati ni inshuti yanjye. Njya kubona Irene ashize ikiganiro ndavuga noneho birandakaza ariko nkavuga ati urumva ndavuga ati ibi bintu nubwo bindakaje none se wa mugane Puzzle ko ari mageragere wakwisaza uti urumva Puzzle ari mageragere nagenda kwisaza mvuga ati ngo bararambeshira abantu baraza kuvuga ati wowe uri umusazi ati uri umusazi barakubeshira kandi Puzzle afunze kandi ubutabera bukora dore ukuntu ngira Imana Puzzle bakamufungura ari umwere ariko wagira ngo ariko yemba barira barumbwire ucyumva ura mwanzuro koko Puzzle asohotse ari umwere ahantu wari uri watekereje iki nararize cyararize hari umukobwa yaramamagaye mbyuka umukobwa yamamagaye mu gitondo cya kare w'umurundi kazi uba hano Montreal akunda kunserereza arambwira ngo wowe ngo bazagufunga mu Rwanda niki maze ahita arambwira ngo ariko se ko mbonye wa wundi bavuga watumye bamufunguye nambwiye ati ndi ngo witwa ngo Puzzle ngo bambwiye turabeshya ati ubwo nari mbyutse mu gitondo nka 3:00 za mu gitondo nambwiye turabeshya ati reka ati bamufunguye ati ngo bikumbuga byose bamufunguye simfashe telefoni ndamukupa vuba nabwiye ati buretse gatoya mfata telefoni njya kumva ngo Puzzle bamuretse uyu nguyu witwa sawa Mamodoreta sinshaka kumumburokira Mamodoreta mu bloke neza uyu SAW Mamodoreta no mu bloke ndashaka ko ari je wo mu bloke maze muskweze nyine naga catfish ako ngako naga catfish wabona ari gondika kuma tureba nibaraka gufata tukibore urumva ni ukuvuga ko njye nahise mvuga ati no ibi bintu ntabwo bishoboka nsanga Puzzle bamurekuye mana mpamagara Puzzle reka atitaba mama atitaba mitandaza urumva umwanzuro nagiye kumureba imagere bagisoma umwanzuro nahise ngo natse imodoka Puzzle urumva ko rakwe bitari byagera muri systeme ariko bamwe ntabwo bumvaga yuko Puzzle man yatashye kuko nabo niyo mpamvu babanje kubishigikanya uribaza ati se Puzzle man yataha gute kandi ari we rompo we w'ibintu byose uzikuno abantu bamuhurizagaho byose noneho dore ahantu byabereye bibi uzi yuko nanuza no mu rukiko nawe yaje gushinja Puzzle man K John murabyibuka Kejo aza gushinja Puzzle se noneho reka ngo baba batekereza sometime wowe nimba uri umuhinzi ntabwo wamenya ibintu bibera muri showbiz ndabesha ahubwo nyine ku bantu batize umwuga w'itangazamakuru nicyo kiba ikibazo nanone gufata umuntu kubera ko azi kuvuga afite popularite izaza gukurikira ibintu avuga ntabwo umunyamakuru ntabwo umuntu wese ukoresha YouTube wamuha mikoro ya radiyo icya mbere cyo biratandukanye urumva izo ni station ebyiri zitandukanye YouTube nimba gucuruza ari amatiku ntabwo station iza gukora ibintu ntabwo wakora itiku kuri radio ngo wataka umuntu runaka bro usohoka bakubika banza mbe iyi point yanjye uvuga ijambo ritemewe bakakubika ari ijambo gusa nta muntu utse nta ijambo ryakuwe wibuka ibyigeze kuba kuri Irene na Philipita bagikora mu Isango Star umva kakanu ngiye nabwira amaniga atararengaga RBA nka 3 babanje bakazajya babika muri kashari ariko umva se ndabwira reba Siyeri yaribazaga ngo Dr Munangira Bitsiye yaribazaga ngo kubera icyo abantu kuri radio baba bafite ubwenge iyo bageze kuri YouTube bigenda gute barasara zibazeze nk'imbwa ziciye ikiziriko
zivuye ku ikamba. Umva munana, ntabwo ngende mu gushyikira amafuti n'ibyo nabanje kuvuga, navuze niba hakorwaga inama. Ni rero Emi yavuze ko ntago administration yabimenye ko byari ibintu biri hagati yabo, and then Emi wasanga we impamvu yabigumanaga gutyo ntaho yari afite ahurira na Yago, urumva, nta nubwo yo kumwitwaraho umwikomo kubera ko already hari babiri batumvikana na Yago bahari. Ibyo byo ntabyumva, sibyo? Ibyo byo ntabyumva. Se munana, reka nkubaze ubu ni wasanga ari nk'umubosi mwarya, ni urugero ntago mbizi, ugasanga ari umubosi mwaryamanye kandi muri icyo kigo kizwi n'abakozi, nibizwi n'abakozi nka babiri kandi mwese murabizi, kandi ukarinda uva muri ako kazi ba bosi banyu batabimenye, ntibibaho. Anakurenganya ahubwo anagucura gusa. Umva nkubwire, kandi bosi wawe muryamana yajyaza noneho yarangiza agakora iki, akanagukebera rero ntago bafata umuvuye kuri YouTube ngo umuzane. Byandi bavuze ngo umuntu uvuga icyongereza kugira ngo azamenye igifaransa bisa nk'igoranye yashaje, ariko umuntu uvuga igifaransa kumenya icyongereza biramworohera imyaka yose yaba afite. Rero fata YouTube ugende uyigire nk'icyongereza, ya radio uyigire nk'igifaransa, urumva, kubera ko nirangaje ebyiri zitandukanye ugiye gukoresha bitewe n'aho uvuye. Ushobora gushobora ahandi kandi ntabwo washobora. So rero ibintu byo byabaye, wenda niba administration itarabimenye, urumva, icyo ni ikibazo nanone cya administration, kubera ko hakaba yabaho inama, ese ko twumva radio ko kanaka muri no minsi ari hit cyangwa ari ibikorwa ibi n'ibi niba tutajya twumva mu kiganiro cyacu twabaga tuje kwivugira ibintu byaraye, ibintu byiriwe, ariko nta content cyagira. Iyo navaga mu kiganiro ubundi nisigiragamo indirimbo z'abajene banjye babiri, burangiye nkunda Papa Cyangwe byatari ni Papa Cyangwe n'umuntu witwa, nasigagamo Papa Cyangwe na Yago n'indirimbo yitwa Ogera. Kubera yuko mw'abantu mwebwe muba muri hanze y'uru ruganda, hari ibyo muba mutazi. Yago ntakubeshye, ntabwo yari akeneye sport ya bano bantu, never. Nakubeshye nkusubije byoroshye Fiona urimo kumbaza, ntabwo Yago yari abakeneye, never. ahubwo buri hari ikintu mutajya mugarukaho. Nge wenda ngira amahirwe, nta yaba ba Didman bose ndabazi, nzi abantu benshi muri showbiz n'uburyo bagiye binjira, bamwe twagiye tunakorana, ariko amahirwe ngira nta muntu ubu nanyibuka, nta n'umuntu nzi, nta n'umuntu reka uva Black Panther. Ariko ikintu kimwe cyabayeho, Didman warabizi, ibi bintu byatangiye kera, noneho bitangirira ku nguni. Buriya nuko batajya babivuga neza. Ibi bintu byatangiriye muri biriya biboro by'inshuti z'ikirere na za Tough Gang n'ibiki, abantu batangira kugira udutsiko n'inguni bagiye bahengamiraho. Niba kubwira ngo hari umumanager wazengurutse muri radio ngaha asaba ko basiba indirimbo za team yaramaze gutandukana, ujye ibintu byo byemera bro. Byatangiye mbere yuko hatwo tw'amatika ari personal biraho ngaho. Yewe ibi bintu niyo mpamvu nsanga wabivuye mwana bireka. Kandi nubwo wabiretse, ariko bitavuze uri umwe mu barejande twagize mu Rwanda bakoze ibintu, nukuvuga ngo uri mu bantu bazi uruganda. Narapasize icyo nari mbashe gukorera umuntu mu byo nari ncubera naragikoze kiriya gihe, urumva. Mba numva njyewe n'umutima wanjye mpamanya yuko nta muntu nimye ibyo yari akwiye, ubundi ngende niturize ninjye akimana igabira. Ariko reka mbabaze iki mugimaka mugene mu kiganiro Yago yakoze, ariko yakoranye ikiganiro Yago twakoranye ikiganiro, Yago namutumiye kuri radio, and even nawe yanumiye kuri twakoranye ikiganiro kuri YouTube. Emi ngewe azi ibintu byambayeho, umuntu bahawe udufaranga, urumva, akanga kwerura ko ari njye arimo kuvuga, abicisha yataka ikigo, urumva, ntakubeshye biri mu bintu nabyo bishobora kuba birimo biramukanda. Byari bwamukande se.
urumva birimo biramukanda aho yibereye hariya ruguru Mageragere, kandi uramubwira ibi bintu wakoresheje ukazajya ushushanya umuntu ukamushyira mu kigo runaka, byari kuruta ukavuga izina ryanjye. Ahubwo hari abantu bakuru kuri njyewe urimo gufata ukabagira nk'aho ari ibigoryi, batazi nyine guhitamo, batazi kugira gute, uri guharabika ikigo. Ibintu uzabizira nkagira ngo namubeshye. aho se Didima uzi ko abantu benshi buriya ntago uzashake n'aba bantu bigira ngo ni bakuru ngo muri iyi industry ubabaze ngo ubundi aya matiku nibi byana bije ejo bundi bya DJ Brian nibi byana bindi bitoya n'aba bayago n'abana ni batoya n'abejo bundi, ahubwo babaye creative, batangiza bamera nk'abatangije ibintu. Bagize new generation iri very dangerous. bro reka Emi reka nkubwire, sibyo? Ukina na internet ikakugira overrated, and then kubera ko utabasha guconsuminga cyangwa guconsuminga rya zina yaguhaye, uba depressed bro. Ubu usigaye urwana n'akantu kamwe gusa, what I have to serve ba bantu nyine ba bantu bawe. Uraboneka nuko yanze urumva Black Panther, urumva ikintu internet gukora kugira overrated and then ukaba depressed, urumva bitewe n'umubare w'abantu bagukurikiye kandi ntacyo ufite cyo kubaha. Umeze nk'uruganda rwashiriwe na product, urumva kandi umuturage arimo komanga ku rugi bro. Icyo gihe utangira gukora ibintu bya fake kugira ngo wa muturage bashe kumusavinga. Icyo nicyo internet yakoreye abantu hano, birirwa buri byo baha abantu, urumva birirwa buri byo baha abantu, urumva ugasanga noneho barimo barasara bro. Ukabyuka mu gitondo ugashaka ikintu umuntu ukakibura, Cedric Dioro, urumva ukabura ikintu uhabona noneho, and then ugakora ibyo utagakoze ukabikora cyane. ubonye that's true, urumva icyo nicyo kintu narwanye nacyo muri njyewe, nabatereka mbe nk'ugishyize ku ruhande, mvuga ati ni nkontorere nanjye ubwaye n'amarangamutima yanjye. yitwa Muza Fazi umuswera nagaze kuvuga izina ryanjye, yitwa Muzafara. Dumba, uyu muntu ndamwubaha. Dumba ngo kimeze urabizi ariko nzarinda pfa nkubaha izina ry'Imana. neze yataza kuba ari njyewe ntiwari kuba utarabo ngo waguze n'inzu man, ngo usigaye ufite n'inzu. aho nyumvira ibintu bikorwa ariko Emi yakize kera. Emi niwe muntu wenyine wakoze itangazamakuru afite n'akabizinesi ku ruhande kinjiza. Emi nyawe ubwa mbere afata ibihumbi ajya byari ibihumbi bingahe naguhesheje twiba wa mu boss mu boss twibye. Emi nibwo bwa mbere ari bwabona umuntu afata amafaranga akayamuha adafite umururumba. dore umuhungu wanjye witwa Kimangwema. Dumba twari turi kuvuga kuri showbiz, nibyo bintu twari turi kwiganira. Turi na Zeki Duwan, Dumba baramubwiye ngo narurango rwa Dumba rw'uruhara Shema tatu. Zeki B sinari kwese rwa Dumba rw'uruhara ngo rwarwaga gukora amacarende yanjye, ariko se mwana inde uravuga Yago, Zeki B inshuti yawe Yago uravuga nde? Dumba ngiye showbiz aradenze nenda gusara, raka wamfasha. Dumba Yo Dumba bakigirana gute se bose bazi cyitwa showbiz? Dumba akavuga ati Dumba uruhara, Dumba akabyuka akora challenge agapostinga. Dumba showbiz arayizi bro, cyitwa gukora izina rakisi. Yago kuvuga Dumba ni inyungu, Dumba kuvuga Yago ni inyungu, bo baba babizi. Ariko hari abantu bagera bakabigira amatiku muri bo
ese emi uzi umukobwa bajya kumurisha imwe ngo yagiye gushaka ngo ngomba kuri ngo y'urupeti rwa hano rumwe kuri TikTok akabwira ati mufungure igipangu yinjire murangiza mufungure imbwa zibanza uje umubosi witwa Kapobiri Dumba ariko Dumba niwe muntu ubitsa amabanga hano muri showbiz ariko ibazo Dumba watumye Irene Murinda bajya gusaba imbabazi mu mateka y'ubuzima bwe ariko ibyo uvuze ni ukuri amabanga mfite ya showbiz ewana impfu abantu baruhuka ryari uzidumba ryari Dumba kuva wamumenya ryari umuzi yahubutse njyewe Dumba ariko mureka nirinda kumenyana nawe cyane bitazankoraho ibaze Dumba tujye tumenyana gutya biba bihagije abarariza Dumba arabyutse mu gitondo abarariza uzi ibintu byabaye mbabarira cyo koze buri kigo Dumba yakira amafaranga menshi yewe ku kintu cyaryo cya kindi bakoresha kuri email muri Canada bakita ngo iki PayPal amafaranga anyura kuri email agari PayPal ubundi buryo umuntu ashobora guha amafaranga akoresheje email money bayita email money kiriya gihe uza abantu bamubwiraga ati Dumba havuga turi ku mutima twese tukabigendera yarabyutse ararira yarabanje arahira Dumba yarabanje ararahira urumva avuga ati shano aho nagendeye kambayeho banza wumve email money yari mu kazi hariya dore Brandine bimeze bite reka tumwemvite nawe no Brandine umva Dumba yarabyutse mu gitondo Brandine se ni wa wundi w'impuza sinzi wa kandi uzakora ishyano hacyanawe n'ubundi Dumba yarabyutse mu gitondo Bruce Melody yasohoye indirimbo ayikorera challenge ariko uzi ko Dumba ariwe watumye Bruce Melody atangira kwiga muri Nigeria ese Emi ubizi ko nirinda kumva itiku na rimwe ibyo nzi birahagije nazashiduka naturitse navuze urumva agasanga ndi ku ruhande rumwe reka maze nkubwire amatiku yarashize right abantu bagiraga amatiku bararangiye ubundi umuntu wagiraga amatiku wa mbere wazanaga amatiku yari Dekati baramuvumba yarituriza Dekati baramuvumba nawe ahita yiyicarira Jesse Kwiza nawe yari umuntu nawe wakoraga mu itiku rikaba itiku Jesse Kwiza nawe amakoini yaramutwaye urumva ubundi muntu yari afite amatiku yari Godfather mbona namwe muzinuka mu gitondo mwaramwihaye ntabwo mumwemerera guhumeka byamuzimije mu munsi umwe uyu mugabo ngo Emi urumva nadidimba ariko tuba dufite byinshi ngewe nk'uwa mukobwa tuba dufite byinshi ariko tukimba hari umuntu wa mbere waneye umujinya mu ruganda tukamuhereza umwanya adakwiye most overrated most overrated wanyu se murimo muramuvugaho wenyine Dumba cyaramubaze umva nanone kuntu yamubaze yaragiye ugabazanye video nakoze ikibazo Dumba ibintu byose akora bari mu bwenge bwiwe Dumba ashaka kumubaga yamubaga njye nakubajije ryari Dumba yakoze ibintu ataza atapanze Dumba ari wa muntu ukujugunya amakara n'ubundi afite abasimbura kandi barenze aba yakinishije ugakoresha azanye bashyize ku basimbura se wabwo wajya akoresha ekipe ya kabiri afite iya mbere kita kigushwanyaguza munibuke ko Dumba ameze muri byeri Dumba ni umuntu winjiyemo ari umuntu ari n'umusitari kwanza Dumba yinjiye arenze abandi bantu bose
bose yari umusitari Dumba, ahubwo twe nitwe tutari tumuzi, ariko muri East Africa yarazwi, hafi Afrika yose abantu bamwubaha muri postinga. Reba Dumba strategy yaje ureke ziriya njiji zindi zaje yarabanje abatera ubwoba, noneho arabahana abajene babona yuko ahabije umuntu witwa Bruce Melody, noneho Bruce Melody aca bugufi ajya kuri Ben, ajya kuri Ben, agiye kuri Ben nawe aca bugufi. Abahanzi bose bakavuga ati uyu muntu rero uhabya Ben na Bruce Melody icyarimwe kandi muri iyo minsi umunwa kandi Melody yari afite umunwa. Noneho ahantu Dumba nahise mvuga yuko Dumba umutumye n'umukobwa cyangwa ukamutuma n'urushishi rutwite ruhaka yaruzana, naho ahabyi bakagaruka muri The Choice yarayisezeye. cyana mana yawe umuntu witwa Dumba abaho. Mureke mbabwire niba yago yarabyutse mu gitondo akabwira Dumba ati iriya nama challenge yacu nurarareba, then the next bora challenge akanapostinga album yose, urumva ujye umenya ko uwo muntu azi showbiz cyari kamarade bamufitiye amabanga. Dumba azi yuko nta kintu cy'ubuntu kibaho, icyo ni icya mbere. Ashobora kubifata byose akabigukorera ku buntu ntumwumva ko ari ubuntu. There is a way, urumva, you have to pay back. Kandi ikindi banza ugire ni attention, wumve ko uwo muntu umukeneye. Gira ni attention, wumve ko uwo muntu umukeneye umwibutse. Wenda kijya akora birabirenze. Ntago ri mu gitondo ngo asange ngo nyine ngo ahita avanga ibintu byareka mite mbikora. No. Ariko muremera ko twamubyaje umusaruro muke. Simwaho mubyaje hamwe yarawabyaje. Ariko ntago ibyo yakagombye kubatanga ntago bamukamuye fresh. Inde Dumba se? Dumba yari munini akiza, yari munini cyane kuruta. Baracyamukamura sha. Arongo video yo mu modoka se hari views. Dumba se? Shaka video yo mu modoka re nimba ari yo binganya views. Pako yayikoreye mu modoka. Dumba yarakaye witwa David wamupostinze, Bruce yanze kumupost. Avuga ati wowe nta yindi ndirimbo uzongera gusohora ngo ibe hit. Kandi koko niko byagenze. Yasohongo ahita kubitamo indirimbo iranga. Dumba yikoze indirimbo irazamuka. Wahitaga abwira abantu ngo yanze kumpostinga kunshimira ntimusubireyo. None biyunze. Reba Melody yaramaze iminsi myinshi cyane adasora indirimbo ngo igire 500 mu munsi. Dumba ndabeshya? Ndirimbo ni nziza, ndirimbo ni nziza. Ariko naramubwiye ati umupfumu we ni njyewe, aragira ngo ndabeshya. Urumva? Wowe umupfumu wawe ni njyewe, ugomba kunyubaha, kunkunda kandi ukabikoresha, ukabikora ubikuye ku mutima. Aranga arabyimba ngo ko Kigayeri yaraje ngo iki niki mbanza murekera ko Kigayeri we. Amasaha yanjye yo kongera amakoyeni yageze kandi kwifungura live mbareke. Ntabwo babimpaje. Aha ni bayakubwira. Aha se Faxman uri buza gukandaho Dumba. Ade mukire wa wasanga hari amabanga Faxman bamubikiye, niyo mpamvu yaje atanga imiti. Mpamvu yaduciyemo se. Niyo mpamvu yaduciyemo tujugunyaho kamwe. Ariko reka mubwire ikintu kimwe, yaba njyewe man, sibyo, uretse ko njyewe ikintu nabanje gukora, nabanje kwibrandinga nk'umuntu utajya useba, sibyo, niyo wansebya nabidanje. Ariko yose wandika internet cyari cyo ntabwo yagutera depression. Yose wandika internet cyari cyo ntabwo yagutera depression. Internet ntabwo yantera depression. Urumva akabagira abasaza da. Urumva? Sasa rero ikintu njyewe ari request yawe muzamura. Ikintu nkora, urumva? Njyewe ntabwo nshobora kuvuga amabanga y'umuntu uwo ari we wese
tereka ambereye imbwa kandi ku rwego rwo hejuru nyine ku buryo namwe mubona mukavuga ati uno muntu abereye umuntu imbwa kabisa.